Iyi ni video ku nyigisho y'imikoreshereze y'udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Decodable Readers. Udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera dukoreshwa mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Iyi video yateguwe na REB ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga ya USAID Rwanda. Reka tubanze turebe intego z'inyigisho. Nyuma y'iyi nyigisho muraba mushobora gusobanura udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka icyo ari cyo, uko abarimu n'abanyeshuri bakoresha utwo dutabo n'akamaro katwo. Murasobanukirwa kandi itandukaniro n'ihuriro hagati y'udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri. Muranasobanukirwa uruhare rw'abarimu, abanyeshuri, ababyeyi ndetse n'umuryango mugari mu ikoreshwa ry'udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Reka turebe ibibazo byo kwisuzuma. Mu matsinda ya babiri murasubiza ibibazo bikurikira. Iki gikorwa ntabwo kigomba kurenza iminota 5. Ikibazo cya mbere, muravuga ibintu by'ingenzi biranga udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Hanyuma ikibazo cya kabiri, murasubiza ni mu zihe mfashanyigisho zo mu mwaka wa mbere wasangamo udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Hanyuma ikibazo cya gatatu, ni iki muzi ku dutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Noneho rero nimuhagarike video mufate iminota 5 musubize ibyo bibazo. Iminota 5 irarangiye, nizere ko mwamaze gusubiza ibibazo. Reka noneho turebe amashusho mvugo, hanyuma atwereke niba ibisubizo mwabonye bihura n'ibiri muri ayo mashusho mvugo tugiye kureba. Agakuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka ni iki? Aka ni agakuru kandi ko hakoreshejwe inyuguti cyangwa ibihekane byizwe gusa. Ni agakuru abanyeshuri basoma bagasobanukirwa ibyo basoma kandi bakumva neza buri jambo rikagize. Mu gusoma bene aka gakuru, abanyeshuri barushaho gusobanukirwa neza isano iri hagati y'inyuguti barimo kwiga n'amajwi yazo, ari byo bituma baba basomyi beza. Ariko se ni he wasanga udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka? Aha mbere ni mu gitabo cy'umunyeshuri cy'umwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri abanza. Muri ibi bitabo hakubiyemo udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Utu dukuru tubafasha kwimenyereza gusoma mu Kinyarwanda. Aha kabiri ni mu dutabo dukubiyemo udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Utu ni udutabo ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB ku bufatanye na USAID Somumenye bateguye kandi batugeza mu mashuri yose ya leta n'afashwa na leta mu Rwanda hose. Utu dutabo tugenewe abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Duha umunyeshuri amahirwe yo kwimenyereza kumva ibyo asoma no kugira ubumenyi ku nyuguti cyangwa ibihekane amaze kwiga. Udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka ni iki? Utu ni udutabo duto turimo inkuru abanyeshuri babasha kwisomera zubakiye ku nyuguti n'ibihekane byigishijwe mu mwaka wa mbere nk'uko biteganywa mu nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi CBC. Buri gatabo kaba gakubiyemo udukuru 2 twiganjemo inyuguti zigishijwe hagendewe ku mfashanyigisho y'umwaka wa mbere. Buri gakuru kandi kibanda cyane ku nyuguti cyangwa igihekane kizwe muri icyo cyumweru, ariko hakabamo n'izindi nyuguti cyangwa se ibihekane byizwe mu byumweru byabanje. Ibi ngibi bifasha abana gukomeza kwimenyereza gusoma inkuru zirimo inyuguti cyangwa ibihekane bize, bakarushaho no kubifata mu mutwe. Buri gakuru kandi kaba karimo amashusho ashimishije afasha abana gukunda gusoma utwo dutabo mu gihe bari no kwimenyereza gusoma inyuguti cyangwa ibihekane bamaze kwiga. Reka noneho turebe ibibazo byo kwisuzuma.
Mu matsinda ya babiri babiri murasubiza ibibazo bikurikira. Iki gikorwa ntabwo kigomba kurenza iminota 5. Ese mwabashije kubona ibisubizo bya bya bibazo twari twibajije muri aya mashusho mvugo mumaze kureba? Niba hari ibindi bibazo ufite, bisangize bagenzi bawe n'umufashamyumvire uhabwe ibisobanuro byisumbuyeho. Ngaho nimuhagarike video mufate iminota 5 yo gusubiza ibi bibazo. Reka nizere ko mwabonye ibisubizo by'ibibazo byose mwari mufite. Noneho reka dukomeze turebe andi mashusho mvugo. Urutonde rw'udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Hari udutabo 12 tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Buri gatabo kaba karimo udukuru 2, bityo udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka tukaba ari udukuru 24. Imbonerahamwe ebyiri tugiye kureba ziragaragaza inyuguti cyangwa igihekane byibandwaho muri buri gakuru. Iyi mbonerahamwe iragaragaza umubare w'udutabo, hanyuma kandi ikerekana urutonde rw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka, udukuru 2 muri buri gatabo. Nanone kandi ikerekana inyuguti cyangwa igihekane byibandwaho muri icyo cyumweru. Nko mu gatabo ka mbere dutanze urugero harimo udukuru 2, akambere kitwa irera, kibanda ku nyuguti ya R, aka kabiri kitwa ikiraro kirekire, kakaba kibanda ku nyuguti ya K. Hanyuma izo zari ingero. Utwo dutabo turakomeza tukagera kuri 12, twose hamwe tukaba turi mu dukuru 24. Reka dufate urugero. Iyi shusho irerekana agatabo ka mbere. Aka gatabo kakaba karimo udukuru 2. Agakuru ka mbere kitwa irera, naho agakuru ka kabiri kakaba kitwa ikiraro kirekire. Reka noneho turebe akamaro k'udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Utu dutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera ni ingirakamaro cyane kuko duha abanyeshuri amahirwe yo kwimenyereza gusoma kenshi inyuguti cyangwa se ibihekane bize ngo banabifate mu mutwe. Utu dutabo dufasha abanyeshuri kwitoza kugira umuco wo gusoma ibitabo bakiri bato kuko dukoreshwa mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Dufasha kandi abanyeshuri kwigirira icyizere bagashirika ubwoba bwo gusomera mu ruhame. Ikindi, kuba buri gakuru kaba kagizwe n'inyuguti cyangwa ibihekane byizwe gusa bituma abanyeshuri bagitangira kwiga gusoma bagira umurava wo gusoma. Utu dutabo dufasha abanyeshuri kongera ubushobozi bwabo bwo gusoma kandi tukabafasha kugira umuco wo gukunda gusoma igihe cyose. Utu dutabo kandi dufasha abanyeshuri kunguka inyunguramagambo mu ngeri zitandukanye. Reka noneho turebe ibibazo byo kwisuzuma. Tumaze kurebera hamwe udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka icyo ari cyo, ndetse twabonye n'akamaro katwo. Reka noneho muri ya matsinda ya babiri babiri musubize ibibazo bikurikira ku kuntu utu dutabo dukoreshwa. Ikibazo cya mbere, garagaza uburyo butandukanye umwarimu yakoreshamo udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Ikibazo cya kabiri, ni ryari utu dutabo dukoreshwa? Hanyuma ikibazo cya gatatu, utu dutabo tubikwa gute kandi hehe? Ikibazo cya kane, utu dutabo dutandukaniye hehe n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'abanyeshuri? Ngaho nimuhagarike video rero mufate iminota 8 yo gusubiza ibibazo. Nizere ko mwabonye ibisubizo by'ibibazo byose twari tumaze kwibaza. Noneho reka dukomeze turebe amashusho mvugo tugereranye ibiyakubiyemo n'ibisubizo twabonye. Turahera ku kibazo cya mbere, ni ryari udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka dukoreshwa? Udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka dukoreshwa ku ishuri ndetse no mu rugo ku buryo bukurikira. Mu isomo rya mbere, mu ntangiriro y'isomo rya mbere rya buri cyumweru, umwarimu agenzura ko abanyeshuri bakoze umukoro yabahaye wo gusoma agakuru, agasaba bamwe mu banyeshuri bakabwira bagenzi babo ibyo basomye,
agasaba abanyeshuri gusubiza ibibazo ku gakuru, hanyuma agasaba bamwe mu banyeshuri gusomera bagenzi babo agakuru mu ijwi riranguruye. Mu isomo rya 7 nabwo, utu dutabo dushobora gukoreshwa mu myitozo y'isubiramo rya buri cyumweru. Muri iri somo, umwarimu agomba gutanga imyitozo ku banyeshuri akurikije ikigero cy'ubushobozi bwabo. Utu dutabo tukaba dushobora gukoreshwa muri iri somo abanyeshuri bimenyereza gusomera mu cyumba cy'ishuri. Mu isomo rya 8, umwarimu iyo amaze kwigisha zimwe mu nyuguti cyangwa ibihekane, aha abanyeshuri udutabo dukubiyemo agakuru kibanda ku nyuguti cyangwa se igihekane kizwe muri icyo cyumweru, agasaba abanyeshuri kwimenyereza kugasoma. Umwarimu asaba abanyeshuri gutira udutabo bakatujyana mu rugo kugira ngo muri izo mpera z'icyumweru bazabashe kwimenyereza gusomera agakuru ababyeyi cyangwa se abandi bantu babana mu rugo. Umwarimu nanone agomba kwandika buri munyeshuri n'agatabo atijwe mu gitabo cyo gutiza no gutirura. Mu isuzuma risoza umutwe, nabwo udutabo tw'inkuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka dushobora gukoreshwa mu gusuzuma ubushobozi bw'umunyeshuri bwo gusoma. Muri iri suzuma risoza umutwe rero, umwarimu ashobora kwifashisha udutabo twose twakoreshejwe muri uwo mutwe barangije kwiga. Utu dutabo dushobora no gukoreshwa mu gusuzuma no kuzamura ubushobozi bwo gusoma ku banyeshuri bafite ingorane mu gusoma badategwa. Icyitonderwa, abarimu, ababyeyi cyangwa abandi bantu babana n'abanyeshuri bashobora gufasha abanyeshuri bafite ingorane mu gusoma bene utu dutabo. Noneho reka turebe kubika no gufata neza udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'abanyeshuri. Udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti runaka tubikwa mu gasanduka ka parasitiki. Aka gasanduka kabitsemo utwo dutabo gacungwa n'umwarimu ushinzwe icyo cyumba cy'ishuri. Umwarimu ahitamo udutabo akoresha mu isomo cyangwa se utwo abanyeshuri batira bagasomera mu rugo agendeye ku nyuguti cyangwa se ibihekane biri kwigishwa muri icyo cyumweru. Iyo utwo dutabo tumaze gukoreshwa, turongera tukabikwa neza muri ka gasanduka ka parasitiki kugira ngo tuzakoreshwe mu mwaka w'amashuri utaha. Udutabo twamaze gukoreshwa muri uwo mwaka dupakirwa neza muri twa dusanduka twa parasitiki, tukabikwa mu isomero ry'ishuri cyangwa se mu biro by'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri igihe nta cyumba cy'isomero ishuri rifite. Reka noneho turebe ihuriro hagati y'udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri. Abarimu bakunda kwitiranya udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa igihekane runaka n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri. Ibi bitabo byombi bihurira kuri ibi bikurikira. Byombi ni ibitabo by'inyongera kuko bigenewe gufasha umunyeshuri kwimenyereza gusoma byiyongera ku myandiko iri mu gitabo cy'umunyeshuri. Byombi kandi bishobora gukoreshwa n'umunyeshuri ku giti cye, asoma udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka tugizwe n'inyuguti cyangwa se ibihekane byizwe gusa, mu gihe ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'abanyeshuri umunyeshuri asoma inkuru zijyanye n'urwego rwe rwo gusoma. Noneho reka turebe itandukaniro hagati y'utu dutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa se ibihekane runaka n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri. Reka turebere muri iyi mbonerahamwe. Udutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka tuba tugizwe n'udukuru twubakiye ku nyuguti n'ibihekane byizwe mu mwaka wa mbere. Naho ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri byo biba bigizwe n'inkuru zikozwe hagendewe ku byiciro by'inkuru uhereye ku zoroshye ujya ku zikomeye. Buri munyeshuri ahitamo izijyanye n'urwego rwo gusoma rwe kuva ku cyiciro cya mbere kugeza ku cyiciro cya 5. Noneho mu dutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka, buri gatabo kaba karimo udukuru 2. Mu gihe mu bitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri buri gitabo kiba kirimo inkuru imwe gusa. Nanone udutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka dukoreshwa gusa mu mwaka wa mbere kandi dushingiye ku nyuguti n'ibihekane byizwe gusa. Mu gihe ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri
byo bikoreshwa mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'umwaka wa gatatu, hanyuma icyiciro cyabyo cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu akaba ari byo byonyine bikoreshwa mu mwaka wa mbere. Mu dutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka, abanyeshuri badutira gusa iyo bamaze kwiga zimwe mu nyuguti ndetse n'ibihekane biri mu dukuru turi muri utwo dutabo. Abanyeshuri rero bahererwa rimwe utwo dutabo bakazadutirurira ku gihe kugira ngo tubikwe igihe batangiye kwiga inyuguti cyangwa se ibihekane bishya biri mu gatabo gakurikiyeho. Naho ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri byo abanyeshuri bashobora kubitira igihe icyo ari cyo cyose babishakiye kandi bagahitamo agatabo kari ku cyiciro cyabo cyo gusoma. Bisobanuye ko abanyeshuri biga mu ishuri rimwe bashobora gutira udutabo dutandukanye mu gihe kimwe. Udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka tubikwa mu dusanduka twa plasitiki tukavanwamo n'umwarimu igihe abanyeshuri bagiye kudukoresha hamaze kwigwa inyuguti n'ibihekane runaka biri muri ako gatabo. Naho ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri byo bishyirwa mu tubati hakurikijwe ibyiciro buri gitabo giherereyemo, hanyuma abanyeshuri bagatira ibi bitabo hagendewe ku byiciro byabo byo gusoma. Reka tujye ku bibazo byo kwisuzuma. Ese mwabashije kubona ibisubizo muri aya mashusho mvugo mumaze kureba? Niba hari ibindi bibazo ufite, bisangize bagenzi bawe n'umufashamyumvire, hanyuma uhabwe ibisobanuro byisumbuyeho. Ngaho nimuhagarike video, mufate iminota 5 yo gusuzuma ko ibibazo byose mwari mufite byasubijwe. Dore noneho ibindi bibazo byo kwisuzuma. Mu matsinda ya 2 murasubiza ibibazo bikurikira. Iki gikorwa ntabwo kirenze iminota 5. Ni uruhe ruhare rw'abafatanyabikorwa mu gucunga no gukoresha udutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka? Abo bafatanyabikorwa ni umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, ni umwarimu, abarimu bose muri rusange, noneho n'ababyeyi n'umuryango mugari. Nimuhagarike video, mufate iminota 5 yo gusubiza icyo kibazo. Ndizera ko mwabonye ibisubizo by'ibibazo byose mwari mufite. Reka noneho dukomeze turebe amashusho mvugo. Reka dutangirire ku kureba uruhare rw'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Abafatanyabikorwa batandukanye bafite inshingano zitandukanye mu kunganira ikoreshwa ry'udutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ashobora kwibutsa abarimu gukoresha utwo dutabo mu mwaka wa mbere, kandi akibutsa umwarimu ko agomba kuzana gusa mu ishuri udutabo turimo inyuguti n'ibihekane bimaze kwigwa. Nanone yibutsa abarimu gutiza abanyeshuri udutabo no kubarura ibyatijwe n'ibyatiriwe kugira ngo abanyeshuri bakomeze kwimenyereza gusomera mu rugo. Agenzura uko udutabo dukoreshwa igihe harimo gutanga ubwunganizi mu myigishirize mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Reka turebe uruhare rw'umwarimu. Ese rwo ni uruhe? Umwarimu wigisha Ikinyarwanda mu mwaka wa mbere akurikirana buri munsi uko udutabo dukoreshwa. Agomba by'umwihariko kugenzura ibi bikurikira. Icya mbere ni uko mwarimu agomba kureba ko utu dutabo two mu mwaka wa mbere dukoreshwa neza. Agomba kwibuka gutiza udutabo turimo inyuguti n'ibihekane byizwe kugira ngo abanyeshuri bakomeze kwimenyereza gusomera mu rugo. Hanyuma kandi agomba kwandika mu gitabo cyabugenewe udutabo twatijwe, akanakurikirana ko dutirurwa kandi ku gihe. Umwarimu kandi areba ko udutabo twatiriwe tubitse neza mu gasanduka kabugenewe cyangwa se tutarakoreshwa mu gihe inyuguti n'ibihekane twibandaho bitaragerwaho. Hari uruhare rw'ababyeyi n'umuryango mugari. Ababyeyi n'umuryango mugari bafite uruhare runini mu ikoreshwa ry'udutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka, kubera ko twagenewe no gukoreshwa mu rugo. Kubera iyo mpamvu, ababyeyi n'umuryango mugari bagomba kwita kuri ibi bikurikira. Icya mbere, bagomba kwibutsa abana gusomera mu rugo utwo dutabo baba batahanye, bagatega amatwi abana igihe basoma utwo dutabo ndetse bakabafasha aho bafite imbogamizi.
hanyuma bagomba gusaba abana gufata neza utwo dutabo no gukaraba intoki igihe cyose mbere yo gusoma. Bagomba kwibutsa abana gutirura utwo dutabo ku gihe cyagenwe. Hari uruhare rw'umunyeshuri wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza mu gukoresha no gufata neza utu dutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Uwo munyeshuri wo mu mwaka wa mbere afite uruhare runini mu gukoresha no gufata neza utu dutabo. Amwe mu mabwiriza umunyeshuri agomba kwitaho mu gihe ari gukoresha utu dutabo ni aya ngaya akurikira. Umunyeshuri agomba kwibutswa ko udutabo tugomba guhora dusa neza. Umunyeshuri agomba kwibutswa kurambura no guhindura impapuro yitonze kandi n'intoki zisa neza. Umunyeshuri agomba kwibuka kudashyira agatabo ahantu hari umuyaga mwinshi ndetse n'ahantu hari amatungo yo mu rugo. Kandi umunyeshuri akibutswa ko atagomba kwandika mu dutabo. Umunyeshuri yirinda kurya cyangwa se kunywa arimo gusoma kuko ibyo biribwa cyangwa se ibinyobwa yegereje ibitabo bishobora kumenekamo, bityo igitabo kikaba cyakwandura cyangwa se kigacika. Reka noneho turebe ibibazo byo kwisuzuma. Ese mwabashije kubona ibisubizo muri aya mashusho mvugo mumaze kureba? Niba hari ibindi bibazo ufite, bisangize bagenzi bawe n'umufashamyumvire uhabwe ibisobanuro byisumbuyeho. Noneho nimuhagarike video mufate iminota 5 yo gusuzuma ko ibibazo byose byasubijwe. Reka noneho tujye ku bibazo byo kwisuzuma bisoza. Nibyo koko tugeze ku musozo w'amashusho mvugo yacu ku mahugurwa ajyanye no gukoresha ndetse no gufata neza udutabo tw'udukuru abanyeshuri bisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka. Noneho murebe ibyo bibazo byo kwisuzuma mubisubize neza. Niba hari ibyo ubona utizeye gusubiza neza, baza mugenzi wawe cyangwa se umufashamyumvire. Ikibazo cya mbere: udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka ni iki? Wadusanga hehe? Ikibazo cya kabiri: kubera iki ari ingenzi gukoresha utwo dutabo mu mfashanyigisho zo gusoma? Ikibazo cya gatatu: ni ubuhe buryo buboneye bwo gukoresha udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka ku ishuri ndetse no mu rugo? Ikibazo cya kane: udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa se ibihekane runaka dutandukaniye hehe n'ibitabo by'inkuru ziri ku kigero cy'umunyeshuri? Ikibazo cya gatanu: uruhare rwawe ni uruhe mu gucunga no gukoresha neza utwo dutabo? Muhagarike video mufate iminota 5 yo kugenzura niba mubasha gusubiza ibi bibazo byose. Tugeze ku musozo w'amahugurwa yacu. Twizeye ko uburyo mukoresha udutabo tw'udukuru umunyeshuri yisomera nyuma yo kwiga inyuguti cyangwa ibihekane runaka buzanoga neza nyuma yo kureba aya mashusho mvugo. Mushobora kongera kureba aya mashusho mvugo igihe cyose mukeneye kwiyibutsa uburyo bunoze bwo gukoresha no gufata neza utu dutabo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa icyifuzo, wakwegera umwunganizi wawe, umuyobozi w'ishuri cyangwa ushinzwe uburezi ku murenge cyangwa se n'umukozi wa USAID mumenye mu karere kawe, hanyuma ukababaza. Mwakoze rero kureba aya mashusho mvugo, mugire ibihe byiza.